Muzungu Sam Oji niyo channel ukurikiraho iyi video tugiye kureba igiye kukwereka uburyo ushobora kubasha kumenya password ya wifi utaruzi. Ibi bintu kubikora bisa nk'ibicanganye ariko ntabwo bicanganye, aho uboneye ino video turakoresha zino application turakoresha izi application uko ari ebyiri, nidushaka turi bukoresha imwe ariko zose kugira ngo nkwereke ko zikora ndibuze kuzinyuramo zose nzikwereke uburyo zikora. Ikintu turakora rero, tujya hano muri setting zacu, setting ya telefone. Na telefone itagira setting, dore ubu ngubu ngewe setting yanjye dore ngiyi ngiye setting yanjye. Ikintu ndakora ndayijyamo, nimara kugera muri setting ndahita njya hano handitse network and internet, ndajyamo. Nimara kugeramo ndibuze guhita ndeba ahantu handitse internet, ubwo nyine ndi gukomezamo. Hanyuma ningera hano ndafungura wifi. Murabona ko hano mfunguye wifi, kuva nta wifi hari nta kintu nabona, ariko n'ubundi byose ni kimwe. Ushobora kuba wabonye wifi, urugero kandi ubaye kuri izi zabaye saved ukuntu ubona password, harimo izo ntazi password zayo. Ndibuze hano nze muri saved password, ariko n'ubundi nta n'ikibazo. Muri video izakurikiye iyi ngiyi nzabereka ndi kuri wifi, ako kanya mpite mbona wifi password yayo nta handi nyuze nkoresheje ziriya application. Mwebwe icyo musabwa ni ugukora subscribe, mugakora like, mugakora comment, mukambwira muti ibintu uri gukora biri kutunyura cyangwa se ntabwo biri kudushimisha, cyangwa se ukatwandikira ukatubwira ati dukorere kuri iki ngiki. Ikintu cyose cyerekeranye n'ikoranabuhanga cyangwa se na internet, icyo kintu nabasha kugikoraho nkakibagezaho. Nimwe nkorera mudahari, nta kazi naba mfite. Noneho ubu hano kadufate yenda izi zose ngiye kuzirebera password nta kibazo. Katuraza hano muri iyi ya mbere, noneho hano niho ruba ruzingiye. Iyo uhageze hano uhita ukora hano hantu handitse share, dore ngiyi muka hano hantu, dore ngaka hano hantu, akangaka hano, noneho tukakajyamo. Ahangaha ahangaha ni password mba narasetinze muri telefone yanjye mbagiye gushyiramo. Nawe ushyiramo password wasetinze muri telefone yawe, kuko iyo ukijyamo hariya niyo bahita bagusaba. Ikintu ndakora ngewe ndibuze guhita nza nyandikemo password yanjye nyishyiremo. Urabona ahantu mise minguka, hano hantu mingutse ikintu ngiye kuhakorera ngewe ni ukuza nkahita nkora screenshot. Namara gukora screenshot narangiza nkahita nkora edit kuri aka kantu kameze nk'ikaramu, kaneditingiye muri gari, nta kibazo. Kora just once. Ningera hano ikintu ndi bukore ndibuze nkore crop. Gukora crop, iyo crop ngiye gukora ni yaka kantu, akaba ariko nsigaza gusa. Ninsigaza kano kantu gusa niko ndibuze kujyana gusikana hari ahantu hacu. Crop nayo ntabwo iri ahantu kure, dore ngiyi aho waba uri hose waba uri kuyireba. Ndabizi ntabwo ni ubwa mbere waba ugiye kuyikoresha crop. Right, twakoze crop. Noneho hanyuma tuze tujye tuzamura utuntu twacu, dushaka twayerekera gutya. Ubu niturangiza tumaze gukora bino rero, turi buze dukore done. Gukora done nabyo nta bindi, turaza dukore hano, dore ngiyi hano mu nguni hasi muri runo ruhande done. Ubu ngubu hano nta kibazo, yamaze kuba saved iriya screenshot yacu. Ikintu tugiye gukora rero, nabibutsa yuko izi application ari free, nicyo cyiza cyazo. Uramutse utanafite mega wazikoresha, ntabwo ari nka za application zindi za zisanzwe zibona wifi zo zisaba internet, zisaba yuko ufite data ukabona password. Ariko izi ngizi akarusho nuko ziri free. Navuze nti ntabwo kano kantu nakererana nkageze no ku bandi banyarwanda. Ndavuga ubwo mwebwe abanyarwanda, nawe umunyarwandakazi ndakubwiriramo. Turaza kaduhe muri iyi ya mbere, tugiye guhera kuri iyi ngiyi ya mbere turebe uburyo ibikoramo. Yego, iyi ngiyi
turahita tuyijyamo, tukiyijyamo murabona ahantu duhingukiye, aha hantu duhingukiye rero, aha hantu muri kureba mucya, aha ngaha niho hantu hari buze kujyamo ifoto y'icyo gisikana cyacu. Turamutse dufite n'ikindi kintu turasikana niho twashyira. Ikintu turakora rero, turi buhite tuza, kubera ko ifoto twari dusanzwe tuyibitse muri telefone yacu, turahita tuza tujye hano hantu ku mafoto asanzwe abitse kuri telefone yacu. Ndavuga hano, aha ngaha, niturangiza tujyemo, tukigeramo murabona bampingukije mu mafoto. Turahita tuza hano tujye, dore amafoto yanjye ahantu yibitse, dore ngaha niho yibitse ya foto screenshot. Turayijyamo, nitumara kuyijyamo turahita tuza tuyikoreho, ni iyi ngiyi ya mbere ndakeka. Hanyuma tuze, oya sorry mwihangane ntabwo ari ngiyemo, turasubira inyuma tuze hano, dore ngiyi tuyikoremo. Tukiyikoramo dore ahantu hose haduhingutsa bahise banyereka password y'iyo wifi. Dore password ya wifi yacu cyangwa se ya telefone, y'iyo telefone dore ngiyi ni Quality UIOP. Utu tudomo tubiri tugiye turiho ntago twadukoresha. Aha ngaha rero murabona aho tugeze. Ushaka ntabwo wakirwa wongera no gusubira inyuma ujya muri setting zawe. Ushaka wakorera connect hano ukayikonegitaho, washaka ukayikopi ukajya kuyishyiraho barayikubaza, washaka ukayisharinga, mbese ibintu bikaba munange. Yego, ubwo iyi ngiyi turarangizanyije. Ugize ikibazo wambariza muri comment, nta kibazo nzaba mari muhabere. Noneho kadusubira inyuma, turagaruka hano inyuma, noneho tugaruke gukoresha iyi yindi, nayo ijya gukora nk'iriya nta tandukaniro ririmo. Iyi ngiyi ikintu turakora nayo turayijyamo, uturebe niba tutarabona password zimwe. Twabonye iriya ko yari Quality, turaza kureba ariko turahita tubyibuka. Dore ngiyi turayijyamo, turategereza akanya gato. Murabona ariko nta data nafunguye ngo ndi gukoresha data. Ibi bintu icyo nabikundiye ni ubuntu. Turahita tuza hehe, yo noneho dore ahantu turakura ifoto yacu, dore ngaha niho turi bukure ifoto yacu. Ho niho babashije kubidushyirira, niho bari kubidushyirira hano. Ikintu turakora rero, turi buzemo dukandemo, tukigeramo baratugera mu mafoto yacu. Niturangiza natwe tuyamanukemo, dore ngiyi ifoto yacu ngiyi ya mbere. Niturangiza tuyijyemo, dore ngiyi password yayo nayo, dore ngiyi ahantu password bayishyize ngiyi, dore ngiyo password. Murabona nazo zirahuje. Murabona yuko nayo ushaka wakora connect ugakopiya password, mbese ukasharinga byinshi cyane hano utiriwe usubira inyuma. Rero mwakoze gukurikirana ino video, ndabararikira gukurikirana iyindi video, kuko mu yindi video ho ibintu bizaba byarushijeho byafashe umurego. Ubwo ibintu ni ibi ngibi. Hano uzagira ikibazo azakimbarize muri comment. Okay, bye.